urabona ko nakajwi ibyo yiganya n'ubwesikoro n'ubugoryi kiba cyambaye ibintu by'ibimasike ngo kiri muri Amerika je rimwe umuntu yarambwiye twarapinze ngo nshike kajwi muzane mu ishusho azi rwose ibyo ndabikora tibavuga ati amafaranga barimo muri aka kantu fata reba mu neza ahantu hose wowe kuramo urebe neza ureba ahantu hose rambura rwose rambura ahantu hose hinura rwose hinura urambure utubwire ntiyagira udutiza inote turayimusubiza inoti ngwino hano wowe yizanye ngwino hano yiciraho vuga ati ngira umugisha sindi umupingayi fata gutya ni ya noti ya 5 yonyine vuga ati mana mpumugisha fungura buretse ngwereke uri kureba kwanza we aza mujye mugiye ntimumvaze fataho nawe ngiye sinyashaka akira mugabane imwigendere uri kwitegereza dore imbogo niko sha uri kureba kwize karita ushobora kuzindura umukandara wazambara dore ziba zinakomeye wabikora zikongera zikagenda zimeze kwa kundi wabikora si gutya mwazizanye zicange turebe si gutya mwazizanye vava fatana ayangiye kuyashira we we ibuye niryo rimanuka urajya umbwira ibuye nirimanuka ujya umbwira we fata njyewe uretse se n'amabuye ane wowe ufate neza witonze amabuye arambye cyane ari kuncamo yarafite amabuye abiri gusa ayandi ane yari yayamize ubwo rongeye ko nambona yose ari mu kiganza kimwe bagiye kuzana umugozi ngo hindura inzoka nta wirarya yes kubarimo kurikirana Big Town TV turabasuhuza ndabizi neza cyane ko mwinshi mwari mutegereje uyu munsi wo guhura na impano y'Imana ngira ngo uyu munsi twabonanye nawe nguyu hano byinshi mukaba mugiye kureba uyu munsi byinshi tukaba tugiye kuganira uyu munsi muri byinshi mutazi mwebwe ariko nimba muri tayari mukaba munashaka kumenya byinshi mutazi today this is the day impano y'Imana amaze kwikorera izina hano mu Rwanda mu bikorwa byinshi amaze gukora abantu benshi barimo kumwibazaho ibintu byinshi abandi bakavuga ngo akora imbaraga ze ikuzimu abandi bakavuga ngo azikura sinzi gute abandi bakavuga ko ari umwescro abandi ni byinshi murimo kumuvugaho ariko mushobora kuba muvuga ibintu mutazi ariko kuba turi kumwe nawe byinshi yaza kubitubwira impano y'Imana bimeze gute papa ni sawa cyane nta kibazo ndakomeye amakuru nongeye kugaragara ku itangazamakuru narabihakanye hashize igihe kinini utari kugaragara sinzi ukuntu byari byagenze hari igihe uza ku itangazamakuru ari byo ushaka kwikorera gushimisha abanyarwanda n'abandi bari hanze muri rusange noneho abantu bamara kubibona bagatangira kubigenderaho n'abashaka views bakabizamukiraho bagasebanya bikagenda kuriya ubwo rongewe imbyimana kubibona kuriya nahise mvuga ati reka mbyihorere nahise mbona abantu benshi bari gusebanya bari gukoresha abantu mu itangazamakuru ngo nibasebye umuntu urumva ni ibintu byinshi cyane nabonye abantu benshi bakuzamukiye for real nimba ari gushaka hit nimba ari gushaka kumenya kuguchallenging kugira ngo bamenye ibyo ukora hari abapasteri hari undi ngo nimba ari kakajwi hari ni benshi kakajwi mureke nuko burangiyewe ntajya nkunda kuvuga amagambo asebanya ariko burakajwi nzamuha nyina nakomeza kumvugaho cyane kuko kajwi ni umusazi ubundi kajwi ngiye mufata nk'umusazi urumva ko ndamufata y'ijambo kimwe n'abari abapasteri bari kuza bose bari kuza bavuga ibintu bitari byo kabona umuntu ngo n'umupasteri nta cyari cyo ubwo rukumva nyine ni nk'ibyo byose umuntu yavuga ngo ndi pasiteri ninde wamwimitse se ninde wagiye kukwimika wabikuye wowe uraza ku mbuga nkoranyambaga ngo ngende pasiteri gutese yego nge w'abapasiteri ndabemera abapasiteri babaho bafite umwuka pe werekwa ariko abapasiteri mbona sinkabarambona ku mbuga nkoranyambaga okay
kandi igikomeye nuko nigeze kubona igitangaza wakoreye umupasiteri umwe witwa Claude. Yego. Yeah. So hari abandi ariko babizamukiyeho barimo kuvuga ngo aratubeshya sinzi ibiki n'ibiki. Sinzi impamvu. Reka turekane nabo kwanza. Impano y'Imana izi mbaraga azikura hehe cyangwa ubu bushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye, gutura amafaranga, ni byinshi bimaze kugaragara hano. Yeah. So Bagiti, umuntu impano zibaho kandi impano ziratangwa. Nakuru ugenda mu iramodoka yawe ni impano. Kimwe nuko bavuga ngo ntega moto nzagutira se imodoka. Waba utanga impano y'imodoka ntugire imodoka. Ariko unabishaka wabireka kubera kondisiyo yanjye. Waba utanga impano y'inzu ushaka wanayireka narara hasi bitewe nuko bishaka. Ikije kiremerwa. Wabyumvishe? Nubwo buyimbonyemo rero n'ubundi ngewe simba nyemerewe ngenemere kuzitanga gusa. Gutanga impano kandi ibintu nkora buriya so tubitandukanye. Ujye ubona abantu babatubuzi benshi bagenda bakora ibintu by'amafaranga, bagenda babeshya ibintu, ariko ndavuga ko itangazamakuru ntago babavugaho ukumva bari kuvuga kuri impano y'Imana Theobald. Theobald nta muntu ngira ideni. Theobald naje kuri social media ndakeneye iki ibintu by'amaviews, ibintu by'amafaranga. Ngewe nta n'umuntu wamfasha kwanza. Amfasha gute? Wowe urareba iyi saha ahubwo nabonye wambaye isaha idasanzwe mwe. Isaha urabona ukuntu imeze iri kwizengurutsa. Iyi saha nta muntu uri mu Rwanda yaba umuhanzi yaba abandi hirya no hino bapfa kugura isaha. Iyi saha irarenze. Ndayibona ndayibona. Cyekaze nkwereke neza kugira umve ko ibyo nkubwira wowe ari ibyo kubyumva Bagiti. Ngewe rero ngewe ikindi mu gihe urimo kunyereka iyo saha nkunda n'ukuntu wambara neza always. Ngewe ibintu nambara simbigura. Njya kuryama ngasanga byangezaho ndi. Urabesha bro. N'iyi saha yimva ipima ibiro bingahe? Hari umuntu wambara isaha ipima ibiro 5. People I'm telling you. Hari umuntu ufite isaha ishobora kuba ifite izumu yaha. Urukuyumva nyine nawe. Harya yitwa gute reka turebe kwanza. Iyo ngiyo ishobora gusohoka nta bwoko igira. Iyo yitwa Bolt. Invicta Bolt. Irarenze iyo ngiyo. Nisa irenze cyane. Shobora no kujya kuyigura. Shobora no kuyigura ugatanga V8 umukagurana. Ariko kubera mubibona gutya ni ibintu byoroshye cyane. Sasa wambwiye ngo ibintu wambara nago ujye ubigura. Ngiye nta kintu na kimwe ngura. We dufatiriya modoka yawe. Tugende kuri ntuza essence. Umwe frutanka uyuzuze. Ubishyure. Bakubwira ati watwishyuye. Kandi utishyuye. Ngewe wari umuntu wigeze kuba inkora aho nari ndi imbere arabihinyuza turajyana parika imodoka kuri station kandi ngewe binkubwira bari ukuri. Mu gihe nyine ku isi ntago abantu bose bakwemera kimwe. Hari n'umuntu ukora neza bavuga nabi. Hari umuntu kugeza ku kintu mukanya ukamuhindukana. Kuba rero nge ndi kuvugwa nabi abamvuga neza ndakubwiza ukuri na Yesu bamuvuze nabi kandi ari umwana w'Imana. I know. Yego. Sasa izi mbaraga uzikura he papa? Izi mbaraga nageze ku isi mfite imyaka 2. Kuzimu? Nageze ku isi mfite imyaka 2. Kuzimu hari na video zasohotse zivuga ngo nagiye kuzimu. Ariko ngewe simpazi. Kereka kuzimu nimba ari ijuru mbona cyangwa ari iki. Ariko ngewe buriya umuntu nimba yemera Imana ntihinduka. Sinzi impamvu mubwira ngo yagiye kuzimu. Sinzi impamvu ujya gukora video y'umuntu ugashyiramo amajwi ngo yagiye kuzimu. Hari video nabonye uko nagiye kuzimu. Isaba impano wabajyanayo ibyo nta nibirenze Bagiti. Impano ziratangwa abantu umuntu ushobora kubuturanye n'umuntu akubaka etaje ikuzura wowe umaze n'imyaka 10 ushakisha ukora bikanga nakazo k'ibyatsi kakunanira. Yego kakakunanira. Mu by'ukuri n'umuntu ushobora kubona amafaranga adasengeye ugasanga arabutse aragiye. Ejo buno umuntu bamwibye miliyoni 30 z'amanyarwanda arazarantekereza ambura uko bazibye nta kintu namutegetse nambwa ati gura ikarito ya veruje. Amafaranga ukanya yise yabonaho ndayamugarurira nta hantu ngiye nta hantu mvuye. Ikintu cyose ngikora gutya. N'ubu ngubu ngiye nshobora gukwereka ikintu nshobora gukora hano kikagutangaza. Uri kubyumva Bagiti? Umva nzanira ka kamvirope karimo na yamabuye. Wowe ugiye kwirebera ibintu ngiye gukora. Kanye turaje hariye. Turi muka tugiye hara. Wona cyangwa kwereka ko ibintu nkora. Uretse umuntu ufite ivuzi kwitangaza makuru. Nta muntu waza ngo abikore. Urabona ko nakajwi ibyo yiganya n'ubwesikoro n'ubugoryi.
kiba cyambaye ibintu by'ibimasike ngo kiri muri Amerika wabyumvise ngiye buriya bugoryi bwewe simbushaka ngiye rimwe umuntu yarambwiye twarapinze ngo nshike kajwi muzane mu ishusho azi rwose ibyo ndabikora ariko suriya wamushikamwe biki ahubwo nimba afite icyo yabuze yabwira umuntu akamuremera narabonye arakanuri wakoze ko gutereka agati hasi umuntu kugaterura wowe gutya n'iyi mikrofone nyifashe ngayishyira hasi nta numwe wayiterura uretse ko nyine umuntu yamukuraho baza nimba arusha kuyifata nyishire hasi nafatwa kagumaho nawe asaba imbabazi gusa mwebwe ntimwemere imbaraga zibaho ese imbaraga zitabaho haba hici so ni impano tu njyewe ni impano ngira kuri ufata inote nabira by'inote ni impano singura amafaranga sinigana ni impano imana ishobora kunyaga amafaranga ikayaha umukene ishobora kuyaha umukire ikayakuriye amafaranga afite kuri konte yose nayagwishiraho nuko ndayafite afite umva akomeza tugatereka hariya ku kazuba hariya mukanya tugiye kubona ibitangaza tutigeze tubona mu buzima so ni impano y'Imana ntago ari imbaraga z'ubupfumu ntago ari ntago ndi umupfumu kandi buriya n'abavuga ngo umuntu ni umwisikoro buriya unizanye nanakwica wizanye ubuzujyahe ubuzi ko wampa iyo kesi cyangwa ukabuzi ko watanga ikintu ukagenda uvuga ngo runaka wamuhaye please sobanure ku bantu yaba ari utanga commentaire subscribe ko yicano ariko mu by'ukuri mujye mutanga ibitekerezo byubaka yaba ibibi yaba ibyiza byose mujye mubishiramo tuzadukura nk'ibizima bose abari kubyumva kabisa ngo wigeze gufungwa kandi ni inshuro nyinshi cyane gufungwa nge narafungwaga pe buri hose bakanjyanamo ariko ugasanga ndengana basangaga ko ibyo nkora nagendaga ahantu ukabona abantu bari kungurikira kandi ndi umuntu nk'abandi naca ahantu nafata insina nkayicamo ikongera igaterana najya mu mujyi nakora ku modoka ntigende bigatuma bantwara gutyo bakamfunga sasa ibyo ni ibitangaza bisanzwe impamvu bagufungiraga nizi impamvu urabona nga kuriya ushobora gufata inote ugategeka ati impano nyine impano ariko buriya uburyo ki impano iza ushobora no gukura amafaranga ibunaka ikayagutereka imbere nicyo nyuma nshaka gusobanurira abantu nk'umuntu ujya gufata ifoto yanjye akayihuza n'umuvugizi wa RIB ntacyo yamvuzeho nta kibazo mfitanye nawe nyabuneka bari abantu bagiye babakurikira hari abapasiteri basaze kugira abone views agahita afata ifoto yanjye akayihuza n'umuvugizi wa RIB ubwo kugira ngo akurikirane ibiganiro wabyumvise mu Rwanda tugendera ku mategeko dufite n'amategeko aduhana unampamagaye nakwita unanjyanya aho njyana rwose ndemera ukanjyana wabyumvise ariko ubutabera bukandenganura mbandengana umuntu ashobora gukubesha ngo wamuriye miliyoni 10 miliyoni 5 ariko wagera mu buroko ubutabera bukareba ko ari ukuri bukakurenganura urabona ku isi abantu benshi baba bashaka gukira udakijije aragusebye udakijije akwita kuri umusazi udakijije akwita ko ari umwisikoro nge ntago naje gukiza abantu mu isi Imana yonyine iyo usabye impano irakureba ikakumenya impano ukayifatiraho murakoze cyane asante sana so tuzaza gufata ikindi kiganiro cyo kuganira byinshi kuri wowe ariko uyu munsi nje nifuzaga ko uza kutwereka ibitangaza nka 2 cyangwa kimwe sinzi nibyo nkumvamo tibavuga ati amafaranga barimo muri aka kantu fata reba mu neza ahantu hose wowe kuramo urebe neza ureba ahantu hose rambura ahantu hose hinura rwose hinura urambure utubwire amafaranga habari umbwira ati amafaranga arimo uko ari buvemo nubuki ni impano rero amafaranga arimo nta mafaranga bari nse namwe nimumfashe mukareba nyagira ndazaribi na mafaranga we abifite kureba we karambure rwose reba ahantu hose hari amafaranga arimo hano reba nimo neza umuntu nakwereka maji dore ko umuntu ashaka kugura kari maji ni imbaraga maji ni ikindi cyari cyo cyose ni ibintu no muri Amerika bari kumpamagara ubyumva ni stade bagiye gufungura cyo kujya kwerekana ibintu birenze ubuse ntabanze baza gusaba impano uyu muhanzi akakubwira ati ngende nshaka kuzamuka mu muziki gusa nta kindi kintu agusabye ukamubwira ati ukurazamutse genda n'abantu benshi umuntu afasha ariko umuntu akitonda akicecekera ushaka impano ntago tuyigura gukarubanda kandi ushaka impano ntabivuga ntagenda sebyana nuko rero bava ngwino hano oya aka kantu Deka ibi by'amafaranga tube tubyihuriye biteza rwa serero ngura yakoze ibi nje abari maji mba ndi gukora abari maji
niko shakira gasubize urashaka kunyakora se oya urashaka ngo rimpa tugendere ku meza akira bugasubije we buretse banganiriza buretse ni numva imbaraga zije ndabikora subize mu kanuza ka yarimo kandi ngiye kumusubizeyo ni numva ari ngombwa ndabikora ariko mbanje gukwereka ko ibintu bishoboka atari ubwisiko fungura aho ngaho abarimo bitonye nka bitanu by'amaraso ngiye w'amaraso mvuga sa y'abantu ushobora kujya kubaga inkoko urabona ko kagiye kurya inkoko namusabye amaraso wabyumvishe ngewe niyo nyota mba mfite si ukuvanga umuntu unywa amaraso gusa nta maraso y'inka barya nta none n'abamasayi barayanywa ni igitangaza se rwose ngewe sinkubeshye mvura umuntu ntamukozeho nkamenya indwara ye ntamwegereye nta kintu nsaba umuntu ese ubwo umuntu ambi ikintu gute nta muntu urambona ngo duhure ugasanga ku mbuga nkoranyambaga ngo batanze iki gusa n'Imana ifite ukwihana naho usabye miliyoni 100 se ubuzi ko nzazikuraye kukubwira ngo ushaka amakesi 10 ya mitsingi shaka veruje amakarita 3 ukumva ubaye umusazi si bijya kunyica se ubu uri kubimbera iki sabwo uri kubijyana undusha amafaranga bagite so bwa mbere duhuye n'ubwa mbere ukora n'abandi bose yanga yakumva umuntu ibintu nk'ibi ikindi nakubwiye ngo ubisuka subizayo se kazana n'ubwe ngo gagarika kazani nari tugendere ku meza tugende noneho nababwiye ko bana mu kanya gato muhita mubona ibitangaza let's go my people hano hagiye kuberaho ibintu byinshi bidasanzwe abantu benshi bajya bavuga ko uyu muntu arabeshya so turi hano turi kumwe mu kanya tweretse kano kantu ahatubwira ngo turebe twarebye nta kintu cyari kirimo ariko hari abandi bantu bajya bavuga ngo urimo kwakorera ibintu imigisha bakayibona abandi bakavuga ngo ni iminyako biba byagenze barayibona cyane n'abantu benshi mfasha ngewe ndabanje ndakubwiye ati uretse maze nkwereke uri kwitegereza wowe bishake nkuremo kwanza byo nshaka gukora nshaka gukuramo kangufasha ka hari abantu bavuga ati ejo bundi namiza amabuye anca mu mubiri urumva urabona n'ubu ntibirakira haracyari bikomere wabyumvishe je nta muntu uretse Imana yonyine n'ubana abanyarwanda n'abandi babyumva uri kubibona banze nkwereka ikintu kirenze uri kuyareba nangaye kamera nangaye wowe singaye uri kuyareba dore foto hano ayangiye kuyashyira we ibuye niryo rimanuka urajya umbwira ibuye nirimanuka ujya umbwira we fata njyewe uretse se n'amabuye ane wowe ufate neza witonze amabuye arambye cyane ari kuncamo bastede ahantu ari bukubwire ngo fata hano ayangiye kuyamira urayasanga ari arane urebe hano ntayarimo buretse uri gufata cyane uyufata ntagukomeza uyufata ntagukomeza nugira ubwoba ari kugira ubwoba bw'iki nugira ubwoba fata dore ngaruka dore rekeraho uri kureba kuki wari ufataga cyane njyewe sinyambeshye buretse nkwereke si ubutubuzi si ubwesikoro njyewe n'imbaraga ntiyagira udutiza inote turayimusubiza inoti ngwino hano wowe yizanye ngwino hano yiciraho vuga ati ngira umugisha sindi umupingayi fata gutya ni anoti ya 5 yonyine vuga ati Mana mpumugisha fungura buretse nkwereke uri kureba njyewe sinjya nesikoroka sinjya niba simwakirebeye se reba fata witonze fata none se mwakariye dore kwanza we aza mujye mugira ntimumvaze fataho nawe si mazima we genda uyajyane fataho nawe njye sinyashaka akira mugabane imwigendere
igende njyewe ndi kukwereka ko njye nta muntu njya mpemukira nta n'umuntu njya niba njye nta n'umuntu njya oya njyewe sindi gukora ibi garukano ibi biragira icyo tubwira wowe subiza ukabiri wirebe mu maso yawe ndabibonye byagenze gute jewe muhaye 5 nabone nabara Menshi, amafaranga avuyemo ehe ariko havuyemo amafaranga menshi ayashiramo si wabibonye ndabibonye mbibona singuriya ngabanye na ndora imbogora none ibi bintu nicyo bivugaho twavava njyewe amafaranga ni mazima hari ikibazo ufite kabanza nyagura icyo kurya ndebe nimba bakimpa ariko ndi kubona njyewe ari mazima ni mazima ni mazima cyane washakaga icyo kurya bava karabere nawe tubwire njyewe kubera ko atari ubwa mbere asanzwe yampa ntabwo najyaho ngo ni komplike ngo ntabwo ari mazima ntabwo ari ubwa mbere yamaye ni umugisha asanzwe yama njye ntabwo navuga ngo reka mbanze njye kugura ibyo kurya akantu k'amabuye nako katubwira akantu k'amabuye nyine nako yari afite amabuye 2 gusa ayandi 4 yari yayamize ubwo rongeye ko mbona yose ari mu kiganza kimwe ibi bintu ubibona gute bifata gute nyine ngiye bino bintu rero najyaga numva abantu biwacu bavuga ngo hari abantu bagira imbaraga ngo za maji zisanzwe umuntu ngo akaba yafata n'izo nzembe akazibyaza ikintu umuntu akaba yafata ngo iyo nota akayikanje ikavamo indi nyine ngiye najyaga numva ba mama babivuga nyine abantu bakuru bavuga ko ngo imbaraga za maji ngo zibaho ni hatari mbo harabura ikigo nshaka kugenda Erega mfite ibintu byinshi nakora nuko babizana nk'amagambo menshi. Nje ikintu cya mbere cyantangaje aya mabuye. Acamo neza mubazi katayumva. Kandi numvishe sinzi kuri microphone n'ibyumva. Hakomeye ukumva nyine harimo utuntu dukomeye. Nje numvaga arimo kugenda sakuza ngo abari guca mu maboko. Sasa izi mbaraga nje ndimo kwibaza ni iyo mpano wayihawe gute n'Imana kuko Imana itanga impano bitandukanye. We yaguhaye gute? Njewe nageze ku isi mfite imyaka 2. Imyaka 2. Byagenze gutse kugira ngo ugere ku isi ufite imyaka 2. Nibonye gutyo gusa nibona gutyo gusa. Papa mama barahari. Abo mbona sibanza tanaribo. Papa na mama wawe bari he? Ngiye kwigendera soza ikiganiro. Okay, nje aka kantu kanangaje mu byukuri ndaza gufata time yo kuganira nawe. Za karita ziri he? Ngwereke kandi si akandi nyene akandi. Ndebera karita zari karita. Oh gosh, ibi bintu nago bisanzwe mu byukuri. Ariko ndi kuzibona. Mbo fata izi karita. Uri kuzitegereza? Neza cyane. Zikuremo. Kanashira hano. Zana ngwereke. Umuro. Suri kuzibona? Cyangwa se turangize. Nyereka kakana. Ikanyereke mu byukuri kuko nanjye ngomba kuba mutanga buhamya. Mbo Kajwi we yavuze ibintu bitabaho. Dore. Fata gutya. Wogiye kujya ukoramo hagati umbi karita nshaka. Buretse. Mpereza bwana y'icewusi hagati. Urabona nta kintu nge narebye ntuyireba ibi imbaraga zigenda zitandukanye. Ndakura mu cyumure magati. Nge nakwatse imwe. Nakwatse bwana icyatsi. Bwana y'icewusi. Ongera ukoremo hagati. Oya hagati witonze. Mpereza 9 by'umutima. Uri kuzibuka? Mbo mfatira amakarita. Kora imbere yawe hagati uzane 6 ku mutima. Ikarita ndi kwakura kuzumva 6 mfatira. Mbo wongera ukoremo witonze itone ntukoremo wowe ukurura ikarita. Shaka mbo zana 5 ku mutima. Buretse wowe yuzirebye. Mbo mutaza kwibagirwa izo ndi kwaka. Mfatira zose. Zana bwana y'ikaro. Nako ikaro. Bwana y'ikaro. Seti ikaro.
mbo izo natse nizihe banzo zimnyibutse iya mbere hari bwana y'ikaro bwana y'ikaro komeza hakaba iya kabiri seti y'ikaro iya gatatu gatanu y'umutima niyo iya gatandatu y'umutima 9 ry'umutima sizo si none se hari ikintu mandi kubesha abantu hari ikintu mandi kubesha abantu hari ikintu mandi kubesha abantu guys ngizi hano hari ikintu mandi kubesha abantu ngizi hano zose ni kuzimbaye n'iki kuri mu mutima mba nkizi mfite n'ibindi byinshi nabikoramo oya reka turekera mfite byinshi nakora ikindi gitangazo uzakibona ubutaha ikindi ni ubutaha nta kibazo ariko nge uranyemeje tu vava n'icyo ushaka kumubaza ngewe ibyo kumubaza ni byinshi tugiye gukora ikiganiro ndabimariza mu kiganiro oya mubaze none oya nge mbaze none nta kiganiro ndakora bari se tugakora ikiganiro kindi oya uzi ko ngiye gutaha irusizi ikintu cya mbere ndakibariza abantu bose ntago yemera gutanga nimero ze kandi abantu bahora bazinyaka mbo nimero nshobora kuzitanga ariko mu kuzitanga akaba ari abantu bafite discipline atari abantu bazakubeshera ngo yanamuhaye nimero ngo bigenda gutya ushaka gufata nimero ufite ikindi cyifuzo kirenze ni 0782404059 ntago nzusubiramo 0782 4059 0782404059 ibibazo bibiri kuva hano kuri aba bantu ibibazo ubishaka nazi kamera ushaka kumubaza mubaza cyangwa nagaragara mube n'abastari je ikibazo na kiretse ngewe ankoreye andi mafaranga nanko nje mbyirebere mbyibona nta wundi ushaka ikindi gitangaza ngwino mubaze Okay, ngiye ndashaka kumubaza ikibazo kimwe. Mbere yuko ari amafaranga agaragara ari menshi bigaragara ko tuba twamuhaye inoti imwe. None hakaza ari menshi. N'umugisha. Okay, ariko muri ako office nta mafaranga arimo. Baza bano bari bakiri bose birebeyemo. Nayirebye. Nta yararimo. Bose birebeyemo. Ngwerecha kandi se nimba uvuga ko amafaranga yararimo umva se amazina yawe witwa nde? Gashongerize ubayeho gute? Ubayeho gute? Uri kwitegereza? Yego. Uri kwitegereza? Yego Uri kwitegereza? Dore imbogo. Uri kwitegereza? Dore imbogo. Nikosha uri kureba kwizi karita ushobora kuzindura umukandara wazambara dore ziba zinakomeye wabikora uzaza n'undi muntu washobora kubikora zikongera zikagenda zimeze kwa kundi wabikora si gutya mwazizanye si gutya mwazizanye ndazicanga gute kundi ndazicanga gute kundi cyakoze uranyemeje angaho siwemeye nankora kandi kamwe ko ibyo birahagije ubundi yaza kuba undi muntu udafite ikibazo ngo icyo uyu mukobwa nazi hano mbazi nazi hano uyu naza mbazi nta kibazo ubu yaza kuba undi muntu aracyafite akabazo ari undi habavuyemo menshi azaza mbwire impamvu zamusobanurira ariko ntabwo namusobanurira kuri kamera mubaze impamvu nk'umuntu atari icyo gukora amafaranga oya nibyo gukora amafaranga nta nakamaro wengendereje uri amazi zana ibase none nkandagireho n'aka kanya mbwira mbure mu kirere ngiye nkora ibintu byinshi nukuri uko mbona gutya mbwira none ngubona aho njya mbwira none nawe ngubona aho njyamo ngusangeyo kandi banabone wagiye oya ntabwo ibyo mbishaka babigukorere oya babigukore nabwo ufite bagiye kuzana umugozi ngo hindura inzoka nta wirarya irongera ibe nzima oya ntugire ubwoba ni ibintu biba biri kubura kubireba
ni ibintu biba biri kubura kubireba cyangwa se ibyo ngibyo tubyihorere wowe mbaza ibibazo byose ushaka nk'umuntu afite nk'ibindi bibazo byiwe ibibazo byose by'umuntu mbita mbimenya mbere yuko ibibazo bimugeraho hari n'umuntu nabwiye ati wa muntu we ko mbona ugiye kugonga ugiye gupfa hakiri kare gura amakesi 10 uyampereze ntugire ikibazo umuntu arambinga ageze hirya kuko ibyo namubwiye usanga nukuri njye ntabwo nyambeshya mvuga ikintu kiri ukuri live ubwo ndaza kukubaza nyuma noneho ibyanjye ndaza kubimubaza nyuma na undi oya reka turekera turangize ikiganiro gitinde okay ikibazo kimwe gusa ikibazo nge nyene nanjye wowe ukeneye umugisha wowe uvuga ati nkeneye umugisha ariko urivugiye wowe wese nduzaza uvuga ngo bagutuburiye none se ubundi wabonye impano wagenda ubivuga wabonye impano wagenda ubivuga wagenda ubibwira ndetse ko impano bari yagu cyaho gito ubu gutyo ushobora kuva ngaha ukajya kwishingira kawe kabari ubucomoka buvamo hari abantu benshi bagiye babivamo mu bwo buryo bateye imbere wowe urifuza iki icyifuzo cyawe ari cyiza cyane ugikora tuzabiganiraho n'ubishaka ariko rero ntari kwa amafaranga waritse ngaguha kuyo mfite se nguhaye kuyo mfite se hari ikibazo nta kibazo nguhaye kuyo mfite nje nawe mba nyafite nguhaye kuyo mfite amafaranga se na amakarita yo ndi kubona reka muye kutwumvita ariko ndaguha dukeya impano baguha makeya wumvishe impano yari yose ubonye urayishimira nje nguye no kuyo mfite mu mufuka pana birabyo uva ngo gukora igendere tubwire none banza umushimire kwanza kamera itari we banza umushimire turakoze cyane oya nje ntago wanshimira ibintu ntacyo bivuze n'ubutaha ushobora kubona undi mugisha nangaye dusoze ikiganiro oya ntayabaye n'amafaranga nagiye dusoze ikiganiro imana gusubira urusizi bamvuye urusizi ndara ku mazi nge ndara mu kivu ni ukuri uzaze tujyanire ko ntarara mu kivu jyana yahubwo nonaha ngaha jyana yo nonaha ikwa kandi nawe mbonereho kubwira nk'uyu nguyu namwemereye impano y'imodoka bakavuga ko ntagira imodoka iriya si imodoka iriya ni imodoka kandi nziza cyane iriya modoka si yanyu iriya y'inyuma oya nawe ndabishakira umva se nyine mbanze nkubwire iyo umuntu akwemereye impano ntabwo ugenda wibutsa imana niguha umugisha ntukibutse impano ntabwo uri guhitegereje ngo uranampereze urategereza impano ikaza kandi impano izidatinze kanyombya uriya musazi wa mu kibanza cy'iki uriya noheri w'umusazi ngo n'umupasiteri yaje gusarira ku mbuga nkoranyambaga noheri nategereje ngewe impano narabwira nge nategereje umva nkubwire bara bose nta numwe nemereye impano no kugenda bansebya ngo nabemereye impano ntibazibona cyakora wowe niwitwara neza uracyafite umugisha ntuzongere no kunkoraho ikiganiro muri kumwe na ziranyankaragata ejo n'ejo bundi bazareba bakwemereye iki imodoka kandi adashidikanye cyangwa adahatiririje ngo zana ibyo cyangwa kubera iki byatinze anytime so impano y'Imana mu by'ukuri njewe iyi karita ngiye kuyimira ikuzeho kuko mbona wigira umudanje noneho wigira umudanje oya yimire haza bitanu oya ibintu by'amafaranga simbishaka nje mba ndi kubereka amaji nkabereka ubwenge iby'amafaranga bimaze kubaho kenshi nta kibazo ngo n'ukibazo ugifite nazi ariko wowe uratinyira iki kamera ukubaza ikibazo cyawe ko umufumu yakubonyeho ikibazo agusaba amafaranga kugira ngo akuvure none iyo umuntu wundi wowe ubonye umuntu ikibazo ubundi ntujya wumva bavuga ngo iby'abapfumu birebwa n'abapfumu dore bara bose bari kurwa bakora ibintu ngo bari kuvura bafite ibihembe ntujya ubona ribu yirwe bifata bara bose ribu nibitekereza neza izabarundanya bose bagende nabara bose bari kugenda bigana ngo bakora amafaranga ngese ko ari umugisha akaba ari impano wamenye ujya kuburana impano gute kire gushaka kumpohotera ariko nabyo nagenda nkabiburana Imana yamfashe ngatansinga Imana yonyine yo mu ijuru wowe icyo ushaka cyose uzambwire tutari kuri kamera nakwishyuza iki genda kwishyuza iki wowe undusha iki ahubwo unzanira ibyawe ngo bimpe mu ruhe rwego ko wasaze mwaje umuntu akajya kubata ikuzimu nimba mwarabuze uko mupfa cyangwa mukarindagira je singi kuzimu ariko nabereka inzira so impano y'Imana ngereka ngo usabe akaru kamwe tuze gukora kandi kagano kagufi
kandi kaganuka mbore ahubwo soza Yeah. ujye umbona kuri kamera abantu bose basoza Yeah. soza wowe ngereka dusoreze hano mu by'ukuri Big Town naze kambabwire ko mbere yo gufatiraho kwiyama abantu Ehe. bagenda bafata abantu bakabaha amafaranga ngo nibaze bakorera n'ibiganiro basibye impano y'Imana Yeah. ibyo ntago ari byiza ushobora gusebya umuntu mu kanya ukabizira Yeah. wabyumvishe for sure ushobora gushaka views ngo ushaka gukira vuba views zikakubana amazi ushaka ikintu wateguye wavuzeho apana kuvuga ku muntu wese ubonye yeah ese nka ariko biriya ni byo ku ruhande ashaka kubaza bya bindi ngomba kubariza ku ruhande hano twabyemeye hari umuntu ubihakana hari umuntu ubihakana ngo ameze nka Yesu sentire y'amakarita so impano y'Imana arakoze cyane atweretse bikeya afite ibintu byinshi yatubwiye ngo ubutazana twereka kandi nawe umenye ko wampamagaye kuva Rusizi kugomba kugura iki Verouge kabisa Verouge igura ngahe 60 sister Verouge igura ngahe Verouge yose urumva ko ntaba bagati njyewe ntacyo umuntu yamfasha na Verouge yawe uyihore gusa ndayinywa iyo umuntu aguhaye uzakira naho kuza we gushakisha gusa ubusira modoka simpano nagiye kumva numva umuntu aramamagaye ati nona membe ufite na kondisi ihangane ugende mu modoka nguhaye imodoka ni wese ko mfite imodoka ariko ndi kumva ingeniye sinshaka no kuyigendamo thank you so much Big Town ubutatu zareba n'ibindi byinshi bitandukanye ariko uyu munsi mu bitangaza yatweretse birahagije so ikiganiro until next time my name is Bakti this is Big Town TV ciao ciao